yafashaga Abasiriya kunesha. Uyu ni Namani wari ukomeye, ariko arwaye ibibembe. Kubw'amahirwe mu rugo rwe hariyo umukobwa muto w'umunyagano. Bari bamunyaze muri Isiraheli, abwira nyirabuja ati cyamba databuja agasanga. Umuhanuzi yamukiza ibibembe afite, Namani bamugeza w'iyo nkuru, nawe ahita imenyesha umwami. Abwira Namani ati haguruka ugende, nanjye ndandikira umwami w'Isiraheli urwandiko. Nuko Namani aherako aragenda, ajyana impano yari yateguye zihenze. Nuko ashyira umwami w'Isiraheli urwandiko rwari rwanditsweho ngo, nuko rero urwandiko nirukugeraho, mwohereje umugaragu wanjye Namani ngo umuvure ibibembe. Nuko umwami agira ubwoba. Twizere Imana iradukiza indwara z'umubiri, iradukiza ibyaha byacu nitutihana tukabireka. Umwami wa Isiraheli amaze gusoma urwo rwandiko, yagize ubwoba ashishimura imyenda ye, aravuga ati ni kuki banyohereje umuntu ngo muvure ibibembe? Ese ni jye Mana yica kandi ikabeshaho? Arakomeza ati nimubitekerezeho, ndabinginze ukuntu kunyiyenzaho. Nuko Elisa yumvise ko umwami w'Isiraheli yashishimuye imyenda ye, amutumaho ati niki cyatumye ushishimura imyenda yawe? Murekaze arahita amenya ko mu Isiraheli hariyo umuhanuzi w'Imana ikomeye, bategereza umugabo Namani. Elisa yategetse Namani kwiyuhagira mu ruzi rwa Yorodani inshuro 7, abanza kwanga hanyuma aremera. Amaze kwiyuhagira 7, Elisa akira iyo ndwara, atanze impano Elisa arazanga.